Ngo muraguma aho ngaho. Nende nabuzamba kwepe. Eka Ndetse nkigega ne mudashaka umurice. Muze tuyaze sabe icumi. Hamagara uwo muntu akwereza yandi. Uramusaba bibiri se kubera. None se musaba yadafite. Kumuntu. Reba nawe kundi kigo ushaka ugushe nawe tukabane ko nawe tubamuga tunakumenye tujye Shira. Eko nari bituzabura n'ubundi buzima. Sawa. Umwami nyuma. Munamenye nyuma kandi muri anywa murana. Ugomba kugenda ubyikorera muri Kigali yose kuko niyo wabiteye. Ega mabwire. Iyi miro yose niyo iduteye. Nyine sibyo nakubwiye na mbere hose ukabyanga. Mumbese. Ngaho reba ko waranze kunguriza amafaranga ko batarinze kunsohora. Mama yangu. Kuntu nazanye umugore mubeshya ngo tugiye kubaho ubuzima bwiza. None ndebera nawe urandengusha amafaranga wanze kunguriza. Turashize. Man ngene ukuri kwibasiye kubeshya duhuri hano turi twenyine mfite uburyo ngiye nazongera gukubona ku isi n'abandi bantu bose ngiye gukubona nabikora. Nyine niko byagenze. Twabyutse mu gitondo dusanga Landlord umuriro yawukubye. Bigeze nka saa 4 ngiye kubona naje navuga ngo musohoke niba mwarabuze kunyishyura nari mugezemo amezi 3. Mane yiyanze kwihangana nibura ngo tumaremo no kwa kane. Nicaye n'umugore yanze shaka yambwiye ngo yigiri wabarabyanga. Rambwira ati ngo tuzagwana uzagwa niho nzagwa. Nuburara nzaburara nubwirirwa mbwirirwa. None ubu tugiye kwirirwa nyine tuzenguruka hano hose none nicaye munsi y'urugo nyine n'ubungubu niho ndi kuvuga ati n'ubundi nta kundi ubuzima niko bwagenze umugore namwihanganishije. Nta nubwo ndamwihanga kuvuga ngo ndikumubwira ngo yihangane n'ubundi nawe asanzwe abizi. Wapi nicaye mu nzira nyine umwana nyuramo avuye ku ishuri ngataza akatubura none se nitugenda akatubura arajya he? Ako wonshobora no kujya kumusabira icumbi bakaba bamutunze. Namubwe ngajye mu cyaro arabyanga nawe nakangore. Yego. Sawa nari bireka nitare nguyo. Nakazika. Nise mukutari kumbwira igitekerezo cy'ibintu turi bukore turabanga paka. Je naje mbwira ko tugiye kuba mu buzima bwiza. Nise niba ubuzima bwiza bwanze wowe wagiye tu. Sinakubwira inama ngo bati ibi nibyo naje kubana nawe yatangiye gusubirira yuranga. Usubira mbyango umwana yagiye ku ishuri gusarasanga tumeze gutya nago twatetse dutekereze ngaho ushaka ngo turi butekere tujye kwikopesha ahise ko kwanuza amadeni kwari ivine mafite 10 arya wa ndundo ayiramini yo kwayo 16 ubwo byose hamwe bigeze mu 40. Susu gutera umwana agahinda ko Nisi kumutera agahinda je nagahinda ubwo tuweka mye nagafi mbabari Susa kumbwiye ko ari kubizagenda nari mbizi nagoma naragushatse icuze ko yakubonye badusohoye kuki se naza nahaga buri kanya nuvuga nuwicuza nantangiye kwicuza ari kubonye Landlord dusohoye wa mwana nashaka azigire mu cyaro none se ubundi ubu buzima yazabushoboye nawe umwe tugiye kujyana mu cyaro none se ubundi ko ntago njya mu cyaro nushaka ujye kwiba ntago njya mu cyaro navuyeyo mahunga munga ibijumba byaho shaka ureba aho ujya bavuye wanyu utoroka ibijumba none wari uje kurya umuceri nzi ko nzagenda neza nkarya nicaye none reba mana y'isi ngisha Yesiri gukuramo ni ibiryo uri kumagura ngo box yanjye waje yani akajumba uri kubikira umwana hakuze ki box nayanuye kuko yore hakujyanga rero ngiye kamubwe kuntu bimeze nakugira inama ngisubirire yurabyaga barenze bagusohora umuntu w'umugabo utekereza nekereza hanyuma itaza kugufata amafaranga nabi ntabwo wanshutse muri mayi ukwezi bigashirira munsi ese ntabwo waryaga umvaga kuri gushyira hanze nariye ibintu wahashye byose bishirira umunsi umwe abaturanyi baraje baraduseka ibyo nabivuze n'abasi rero ko ubuzima ubona ukwezi kwa mbere kukituramo kukaranja tutishyuye ntabwo ngigende uranga njya ariko yavuye mu rugo ntazi kinzanye basi se wagiye iwacu naho njye ushake turara hanze cyane ibikapu twirwa tubunga rero umuhanda wose shaka ahantu ukura amafaranga umwana wanjye asange turi mu nzu urashaka mwana nawe agiye guhura n'akaga gusingura y'amakomu nawe nabonye ari ingona koko ni wabo mwana
yego yewe papa neza. Umwana wambabariye ndakwinginze. Landirodi mufitiye amafaranga y'inzu ay'amezi 3. 68 na bitandatu. 66 ibimenya wasuye. Yego. Wambabariye basuka ukangurizamo amafaranga 5,000. Mwana ko nambi muhaye nkamasigara 55. Mbabarira ihangane. Yansohoye yambwiye ngo ntago nongera kukandagira mu nzu no muhaye 66 byiwe. None mbabarira ngurize 5,000 njye musigaremo 61. Ndakwinginze. Sawa. Agiye kuyashyiraho. Ari narakubwiye ngiye 5. Gusa 5,000 biratumara. Nzi kutambwiye ngo mwake menshi. Ngaho nyumvira nawe. Ugiye gutuma Basi ibibazo turimo. Ibibazo 5,000. Nisu umwatsi 5,000 ubundi ngo bitumarire iki? Ako ntacyo ni itike kujya twitaye. Ntabwo nje ntaha niko nakubwiye. Ndese utaha. Ntabwo utaha. Ndataha nahane n'umwana wanjye se. Urabona neza akemera kujya mu cyaro. Mugende nzabasanga mu cyaro. Ntabwo tugusiga. Ariko mami yakiziritse ngo kumuhoro mwe ugasiga kawuciye. Namwe mudashaka ndi kubona mugiye kunyizirikaho mugasiga mpfuye. Urifashe rero watsi 5,000 kugira ngo udusigere. Kangwe. Uyu nicamo bameke. Nicamo. Bikubwira ukiri gupfundikanya imitwe uhamagara abantu bose kwa kutizigamira. None abantu bose barabikuriyeho. Angene kambere. Bana isi nijoro rewa undayashyizeho. Bya 5 biraje. Ndi message ya Mokashi. Mokashi ise yisubiza 5,000. Babajwe na neza. Nani ubwo babajwe n'umugabo wawe ukujya mu maguru babajwe na neza. Wese kuri umuntu mukuru. Neza se ko ubwo wamwereza mu cyaro akagenda bakamutunga njyewe nende wanu. Itiki yo kumwereza yose turayikura he wabuze nayo kwishyura. Nyine okay kangwereka haguruka ngwereke. Fata icyo gikapu. Fata iki ngiki utwaze cyangwa. Go. Hakuzi ko nanzi gushaka amafaranga. Umuntu na rwose. Angiye kugurisha mwana bogisi bazirisha. Chobe. Mwana waburiwe. Neza bite byawe. Akugomba no kubona wigira sawa. Nayi kubona kanu keza nakuniguhaye. Nasoma ko muri hano. Turi hano tuvuye kwa. Waba ukiva kwishuri ukijya kwishuri. Tuvuye kwa hari. Arakubesha rati. Waba ukiva kwishuri. Akiva yose yavuyeyo byari cyangwa yabaye kijya kwishuri. Nako waba ukigenda mu gitondo. Uyu ngwana namaze gucana. Urukumva saa ine badusoye badutaye hanze ubu twabuze aho tujya twicaye hano tugiye kuzenguruka mu papa se niyambwiye ngo yarishyuye. Yarakubeshyaga yagiraga ngo ajijishe imisi. Ndata ikorere data tugende tujye. Uyu mwana igikapu. Uyu mwana se n'induki. Ni umwana se niwe wakubwiye ngo ureke kwishyura. Ndata no sibyo. Ikintu cyiza ndi kubona. Atana kumwe ngo igiye mu cyaro byanga. None tugiye kugenda n'iki. Mama ntabwo muri kumbeshya. Ngiye kureba abantu muri kumbeshya. Ngora harafunze ko bafunze koko. Mbese wumvaga umuntu ari gukinisha. None se mama ntiwabona mutana te. Twatekeye. Kandi ndatekera he. Ko baguseka intoki ibi bizo kuva mu gitondo. Cyangwa hari ashimye. Kandi ndemba mbona uyu mwana ndi neza. None kuno wazanye biswa amaherewe wangiza nona nyina ngo nyiryo akareza kuyikura. Mahoro atame. Ne uratamo. Wose wagiye ku ishuri. Ngiye ku ishuri se. Umwana arashonze badusoye saa ine. Kako nanjye niyangana. Nanjye mfite inzara mbabariro meho no kuri. Mama kirata mu Koze mwana. Nese ureba nkukuye mu ishuri. Ntabwo nzava mu ishuri akazi. N'ubikoze igate badusohoye. Ngora. Nyine tugiye kujya mu cyaro
nanjye ariko mutari tundi si wowe papa ubundi wabyariraga ndetse nakubyariraga icyo ugiye kuza araho nakubyariraga icyo noneho mama agiye kwangara amagare kakabaza mbere ko tugiye ubundi bafungiye ideni niyo ngo twanze kwishyura tumazemo amezi angahe papa wawe anywa inzoga akanywa urumogi akanywa itabi ceceka numva ko batuguriza amafaranga ceceka haro haro yego mbabarira mwana ndakwinginze ubu nije 2 Randi Road yansohoye Randi Road yadusohoye mu nzu kandi mufite ideni ry'66 mbabarira rero ubu nije 2 mbe muhaye nganyumvira mama nk'ibihumbi 2 Sawura ko sinundi papa yarize ariko mama kiragara yava mu menshi ubungu niba ngurije 2 mukangamagara n'undi muntu nagara mu ubungu uyu ni papa wawe ko agiye kumwohereza ibihumbi 20 tubundi uri papa ikorera byo gukoreka icumba papa ntabwo ikorera icyo kintu nakareka ubwo muraguma aho ngaho nane nabuzamba kwepe reka ntabwo mwandetse mwigega niba mudashaka umurikira muze tujya dusaba icumba hamagara uwo muntu akwereza ayandi uramusaba 2 se kubera none se musaba yadafite kumuntu reba nawe ukundi ibyo ushaka ufite nawe tubibone ko ntabwo tuva mu Kigali tunakumenyesheje bijyanye kiramuje gikapu shyira ubwo nta ribi tuzahura n'ubundi buzima sawa umwami nyuma umuntu inyuma kandi muri anywa muri aho ugomba kugenda ubyikorera muri Kigali yose kuko niwe wabiduteye reka mbabwire iyi miruho yose niwe wayiduteye Ninjye wajyaga wagiye mu bandi bagore se udusize kubera makumyabiri na bibiri wa mwana we ni amafaranga menshi 22 wakorera umunsi umwe hanyuma ku ishuri ngutangira ngahe ntagira ngaho ujya wishyura njya nishyura umunsi leta imwishyurira ujya umwishyurira hanyuma irindazi agenda ariyo ni amafaranga yawe wenda arikijana gijana ntabwo gufura imyenda kugira ngo aribone sawa nta kibazo muguma ngaho iyo myenda ugiye ifura muzabona ukuntu mwishyura ntabwo turakoma inyuma turakoma inyuma ndabakubitishimwe mubanire muka agiye kudutura ibibazo bya randirodi tubabarire wowe bangana nawe niyo byose wabiteye cyane tugende uramujyana yanjyana mu Kigali hano turaguma i Kigali ntabwo tujya mu wicare Kigali ngo mureke mutaza mu byera tugende